Alright, ni Kibaruma Kimomo Kibamba nk'ibisanzwe. Reka nongere mbifurize ibe byiza nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira, kudutega yombi, kuduhanga yombi. Nukuri turabakunda cyane kandi muraba agaciro gakomeye kandi kenshi cyane. Nkuko mubizi rero The Nobles Rwanda TV tuba tubafite byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi twatembereye tugacakirana n'umuntu umwe mu bagize The Nobles. However side, ngira ngo usanzwe umuzi mu ndirimbo zawo nyinshi, bamwita The Future Man. Nyemerera tumutunge kamera, nyemerera tuganire nawe kandi ugire nawe byinshi umubaza. Future Man, bimeze bite? Ni bo kabisa. Umeze umusaza? Fresh cyane tu. Aka kanya The Nobles Rwanda TV ubu ni gucakiye. Man. Shagishimye kabisa kuba ndi kumwe na The Nobles TV. Meze mute sawu? Fresh, ubusanzwe ugiye yumva cyangwa uranayikurikirana? The Nobles nayikurikirana cyane kabisa. Banza umbwire umunyamakuru wayukunda umwe uzi. Kimomo ahantu hose. Alright, ubwo mpaye ruswa. Happy na ruswa man. Kimomo ahantu hose. The Future Man. Man. Banza utere uduteze amatwi atagira wenda ngo twasuye umunyonzi, twasuye umukinnyi wa football, ese twasuye umuntu umeze. Gia, mwari mwiza utuma ntuza, kubandi kumwe nawe biruta amafeza, ubu utuma umutima wanjye utuza nkuzura akanyamuneza, man. Ngira ngo ako kantu nakumvishe mu ndirimbo ratoma hariya kunyibutsa ariko yani. Indirimbo yitwa Umwiza by The Future Man featuring The Nobles. Kabisa. Indirimbo ihumura cyane kabisa. Ubu si mu muziki gifashe bite kuri mu muziki ni cool kabisa. Ibintu ni sawa cyane. Ni fresh kabisa. Maze kugira ibigoma bingaye? Ibigoma urebye ni byinshi ariko twageze hanze nyine. Izageze hanze ziri guhumura ubu ngubu ni ebyiri tu. Ni benshi rero baba bashaka kuzumva, kuzitega amatwi, bazibona ute basikurahe? Bajya kuri chaîne The Nobles TV Rwanda, bagasacinga Araje, bagasacinga Umwiza by The Future Man. The Nobles irahabaye, ni wowe bireba, irahabaye ewan. Tukarya ubuzima tu. Iyo umuntu akimara kureba ikintu cyawe kuri YouTube, ni iki cyambere umusaba? Musaba gukora subscribers, nicyo kibanze, agakanda kuri subscribe, yarangiza agakanda no kunzogera kugira ngo ibyo dushizeho byose bimugereho nta problem mu buryo bwa notification. Wayita ni Kibaruma kumeza kubaza. Ubyakirite kuri kumwe na Kibaruma. Ni cool cyane kabisa kuvugana na The Nobles TV. Abantu muri abasangiye ngendo kabisa byataye. Ijambo rimwe ku bantu baduhanze amaso, baduteze amatwi, wababwira iki muri aka kanya? Icyo nababwira cyo bakore subscribe kuri The Nobles Rwanda TV, bakore subscribe, bakande no kunzogera kugira ngo byose bize bageraho kandi ku gihe mu buryo bwa notification cyangwa se amamenyesha, kugira ngo bakomeze babane natwe twese, baduteze imbere muri byose. Turabakunda cyane. None ko bari ko bajya batubaza nka The Nobles TV, ni byinshi batubaza, ese The Nobles cyangwa se Future Man bafite igitaramo ryari, cyangwa se ntabiri gutegurwa cyangwa ntabiri gutegurwa? Biri mu nzira cyane. Icyo tubasaba ni ukudukurikira bashize amanga kabisa. Ibintu byose tukasubiza amerwe musa. Bahore biteguye kabisa. Bahore biteguye, tuzaba updating kabisa, dutarabane nabo, turabakunda cyane kandi twabiki ibintu byiza cyane. Ku buryo bazishima, ku buryo bukomeye, tugataramana nabo ku buryo bukomeye cyane imidiho kabisa. Yes. Nyemerera ngushimire rero. Kabisa sana musaza. Umuntu w'umusaza cyane. Ndagushimiye kuba wemeye ko tuganira nawe, nabyo ni iby'agaciro kabisa. The Nobles Rwanda TV turagushimiye. Buriya ni benshi bari barabidusabye ariko nabo ngira ngo wenda ari icyo babonye. Munyemerere rero namwe mbashimire mwe mwese mudahwema kudukurikirana, mwe inshuti zacu z'akadasohoka. Uyu ni umunyamakuru wanyu ubakunda cyane kuri televiziyo yanyu The Nobles Rwanda TV. ni one street, ni one Kimomo. Ndabakunda 5 kuri 5, but don't forget to subscribe.